Turongera turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited. Reka twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muhereye hirya no hino ku isi nkuko duhora tubibifuriza. Ni nako kandi tukwibutsa gukanda subscribe aho utarabikora, ukore kukazogera, ukore share, mbese tujye tubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Nkuko rero mubimenyereye, nitwe kampani ya mbere ibagezaho imitungo itimukanwa ihendutse kandi iri muri kategori zose, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa, iya menshi cyangwa se iya make ndetse n'iringaniye. Ni nako kandi tubasha kububakira, tukabubakira amazu agezweho cyangwa se tukabavugururira amazu yanyu mu buryo bwiza kandi buhendutse. Si ibyo gusa rero, kubera ko tubasha no kumanaginga imitungo yanyu itimukanwa, tukabafasha kuyibyaza umusaruro. Yes, nta bandi rero ni Nzuri Business Group Limited, kampani yanyu. Nkuko rero muri kubibona ku mashusho, turi kubereka inzu nziza. Ni inzu nziza ya kadastre iri hano Kicukiro Kabeza, iri Kabeza ahantu heza cyane kuri kaburimbo. Iyi nzu ikaba ikodeshwa, iyi nzu irakodeshwa, igakodeshwa irimo ibikoresho byose byo mu nzu, kandi irimo ibikoresho bishyashya gusa, igikoresho kitarakoreshwa na rimwe. Ni inzu nshyashya irimo ibikoresho bishyashya, zaba intebe nziza cyane mwabonye zo muri salo, byaba ibitanda n'amashuka n'amakuvureri, byaba ibikoresho byo muri cuisine, yaba televiziyo screen, big screen nziza nini. Ni ukuvuga ngo iyi nzu uyizamo n'imyenda gusa, uza witwaje imyenda yawe yonyine, ibindi byose ubasha kubisangamo. Ni inzu rero ifite ibyumba binini byo kuryamamo, dushe na toilette eshatu, salon, salle à manger ndetse na cuisine. Ikagira annexe, twakwita ko ifite icyumba cy'umukozi, igikoni na stock yacyo, ndetse na dushe na toilette byo hanze. Si ibyo gusa rero, kubera ko ifite parking ihagije ndetse na jardin. Akaba ari inzu yubatse mu buryo bugezweho kandi irimo ibikoresho bigezweho kandi byiza bikiri bishyashya. Iyi nzu rero irakodeshwa. Iyi nzu ikaba ikodeshwa irimo ibikoresho byose ku mafaranga make cyane, nta yandi rero, ni amafaranga 1,000 cy'amadolari. Ni 1,000 cy'amadolari ikodeshwa ku kwezi kumwe, ariko kandi ari negociable. Wowe ngwino uyisure uyishime, cyangwa se urebe iyo video witonze, ibyo udasobanukirwa utubaze, hanyuma uvuga uti ngewe natanga aya ngaya. Gusa igiciro ni 1,000 cy'amadolari, ni hafi 1,100,300 wenda na 50 by'amanyarwanda ku kwezi, ariko kandi ashobora kuganirwaho. Si ibyo gusa rero, kubera ko ntabwo twakira umukiriya w'ukwezi gusa, ahubwo ushobora no kuza ufite icyumweru kimwe cyangwa ibyumweru 2. icyo y'abantu baranegosiya, tukakorohereza, ukabona aho ucumbika heza kandi hafite umutekano usesuye, Kabeza kuri kaburimbo. Ni karibu cyane rero. Usangamo ibintu byose, internet, amazi, umuriro, kira kitu byose birahari. Iyi nzu yujuje ibyangombwa by'inzu igezweho byose. Ni karibu cyane rero. Niba wakunze iyi nzu, ushaka kuduhamagara kuri ya nimero yacu ariyo 0788 48 67 cyangwa se 0781 inshuro 3 0123. Si ibyo gusa, kuko ushaka kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ni nako kandi ushobora gusura website yacu ariyo www.nzuri.rw cyangwa se www.nzuri.rw. hanyuma ukaba waguriraho inzu nta kindi kiguzi bigusabye, cyangwa se ukayikodesherezaho nta kindi kiguzi bigusabye, cyangwa se ukagurisha ukagura nta kiguzi bigusabye, wivuganira na nyiri umutungo. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami. Nimukomeze mukande subscribe, nyaboneka mwe mutarabikora, dukomeze kubana umunsi ku wundi gatanu kuri gatanu. Muze mukodesha iyi nzu, muyifatire mu miryango yanyu. Iyi nzu ni nziza cyane, turabakunda. Ciao.